Pawulo yabwiye abakorinto abagalatiya arababwira ngo yemwe bagalatiya b'abapfapfa ninde wabarozi. Yemwe bagalatiya b'abapfapfa ninde wabarozi. Ko mweretswe Kristo nk'uwabambwe, ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Nagira ngo nkubwire ngo aba bagalatiya Pawulo yagera kuvuga abarozi bafite ibyatsi bafashe uduhuru n'ibiti n'umwanda wose. Yavugaga abantu bazaga kubigisha amategeko ko aribo baje kubaruka, bituma bakabakura mu kuri bakabajyana mu binyoma, bakabakura mu buntu bw'Imana bakabajyana mu muvumo, bakabajyana mu kurimbuka. Kandi bareretswe Kristo nk'uwabambwe, barahawe umwuka wera kubwo kumwizera, baratangije iby'umwuka, none bakaba baja mu by'umubiri. Abigisha b'ibinyoma bose, umuntu wese wigisha ibinyoma, umurozi niwe murozi wa gatanu. Umurozi wa gatanu ni umuntu wigisha ibinyoma. Umuntu wese wigisha ibinyoma ni umurozi. Uwo ari we wese wigisha ibinyoma ni umurozi. Wujuje ibyangombwa kandi umurozi full. Kuko anyagisha abantu ibitekerezo byabo, amagambo yo kuboshya, bakagenda mu nzira zitari zo. Abantu bose bigisha ibinyoma mu izina ry'Imana, c'est so de sorcier. Mwirinde mutaroga ubwoko bw'Imana. Barahagurutse abarozi babigisha inyigisho z'imigisha. Ati Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye ibi, nuko nusenga Imana izaguhaye amafaranga, izakujana muri Amerika, izagukorera ibintu, ukora ibintu. Ibinyoma, uburozi bituma abantu bibagirwa n'inshingano zabo, yuko bagomba gukora, ko bagomba gusoma ijambo ry'Imana. Uburozi bwarahagurutse. Ibyo biri mu bakozi b'Imana benshi bajanywe n'irari ry'iby'isi, bakigisha ijambo ry'Imana bakurikije irari ryabo. Ni abarozi. Umuntu wese wigisha adashingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, atabanje ngo arebe icyo ijambo ry'Imana rivuga, akigisha ibinyoma, n'umurozi kimwe n'ufite ibihuru byo kuroga, n'umupfumu. Kuko anyagisha abantu ibitekerezo bitari iby'Imana, akaboshya ashaka kugera ku nyungu ze. Ni kurya ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4, ku murongo wa 3 haravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Abantu bazaba batihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, yifuza kumva ibibanezeza. Abantu rero nyine ntibashaka ukuri.
iyo babwije ukuri barabwira ngo ukuri ntabwo ari ukuri ko kudijera, ntabwo ari ukuri umuntu yarya ashobora gukanja ngo akwitondere. Oya, niko bababwira abantu, bakabwira ngo uzahora uvuga ibintu bikakaye, uzahora uvuga ibintu bikomeye, vuga ibintu biryohera abantu bazanagutumire. Ubu nibyo bigezweho, aho umuntu atigisha ijambo ry'Imana akaza kwigisha ashaka igikundiro, ashaka ko bazongera kumubwira, kandi ashaka ko bazongera kumutumira, akaza avuga ibiryoheye abantu bitari mu ijambo ry'Imana, ibiryoheye amatwi y'abantu ariko bitaryoheye amatwi y'Imana, ibiryoheye amatwi y'abantu ariko bitaryoheye amatwi y'Imana. Bazigwiziriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Abantu bose bigisha selo bakurikije irari ry'abantu, bakurikije ibyo abantu bifuza. Niyo mpamvu nyine muri selection y'abavugabutumwa ntabwo abantu bagitumira abavugabutumwa ngo nuko baje kubabwira ubutumwa. Oya, aho barabangwa se umuvugabutumwa tuzatumira abakristo bakishima, abakristo bakagubwa neza, bagaseka, bakumva bimeze neza. Ni uwuhe? Ni wa wundi usetsa, ni wa wundi uzana amashengo? Tibakeneye kwiga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi abo bavugabutumwa ni abarozi, ce sont des sorciers. Utavuga ukuri kw'Imana akavuga ibiryoheye amatwi y'abantu ni umurozi, nk'uko abigisha b'amategeko baje kuroga abagalatiya. Mwirinde uburozi, mwirinde abigisha b'ibinyoma n'abarozi. N'abarozi uwigisha ibinyoma ushaka kwigwizaho abantu umurozi. Abo nibo bagwiriye muri ino si, nibo bagwiriye nyine mu myigishirize y'abantu ihari. Pawulo yarabivuze ubwo yasezeraga abakuru b'itorero b'Efeso bahuriye i Mileto, aravuga ngo mwirinde ubwanyu mwa bakozi b'Imana mwe, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo, nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarire umukumbi. Kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bivugira ibigoramye. Abantu bavuga ibigoramye, akagoreka ibintu kugira ngo ahuze n'abantu, akaza bigoreka, akabihotora, ahure n'abantu. Bavuge ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Abayobozi b'abigisha b'ibinyoma babayeho mu gihe cya kera, mu gihe cy'abahanuzi babayeho, no mu gihe cy'intumwa cya Yesu babayeho, no mu gihe cy'intumwa n'uyu munsi barahari. N'abarozi mubirinde, nabo n'abarozi batazabaroga. Gatandatu ni batari 7 ni ubugome. Samuel wa mbere 15:23. Kutumvira Imana, kutagondwa ijosi ni kimwe n'uburozi. Aho simbatinda, icyo cyanditswe muzacisomeye. 7 noneho nibarya bakoresha ibihuru, abapfumu, abashitsikazi,
abacunyi, ba bandi bakoresha imbaraga z'umwijima, imirimo ya kamere. Bakubwire muvandimwe, nshuti yaje, Imana niyo ishobora byose, niyo itanga ijambo rya mbere imbaraga, igatanga ubutware, igatanga kureshya binyuze mu ngeso nziza. Iyo ufite ibyo ngibyo, ubutware, imbaraga no kureshya, bitavuye ku Mana no mu ijambo ry'Imana, wiremeye ubwawe, uri muroga. Bakubwire undi murozi ni umuntu ukoresha ubutware yahawe nabi, nawe ni umurozi. Wahawe kuyobora abantu mu kuri, wahawe kuyobora abantu mu ijambo ry'Imana, ariko kubera ko uhagaze hano imbere ufite ubwo butware, ugakoresha, ukabamanipira, ukabatwaza igitugu, uri umurozi kimwe n'abandi bose. Ufite pozisiyo wakagombye gukoresha neza, ukayikoresha nabi, uri umurozi. Simbitindaho. Noneho kohesha abantu amajambo. Ugira turi minsi ya publicity. Kandi abantu barimo barapiburiya ibyashara cyangwa se ibicuruzwa, akavuga ati iki kintu, uyu muti ni uwukoresha urakugira umuzungu, urimo uraroga. Ati akakoresha amajambo, ni kimwe n'uburozi, amajambo anyuranye n'ukuri, arimo kohesha abantu amajambo wivugaho. Ubunyine abantu ntibagihanye Imana, basigaye bihanye, bakivugaho ibigwi kugira ngo abantu bamwemere. Aho usanga nimba mbwiriza gukoresha iminota 40, iminota 30 kaba ndimo nivuga n'ibyanjye n'ibiki tahamye Yesu. Agira ngo ubwire ngo icyaha cy'uburozi kirenze uko mwebwe mucumva, uko tucumva. Muri Bibiliya rero Imana yanga uburozi, kandi iyo ni ingeso ya kamere. Kandi abakristo babanje kamere n'ingeso yabo ku musaraba. Ariko igitangaje ni umuntu wa Kristo ufite ishari, wanduza ishusho z'abandi, ufite ubugome, ufite ishari, ufite ibiranga abarozi baranyibigwamana akaba bifite, wabaye inkodeshanyo ya Satani. Menya ko uri uw'Imana, uyoborwe n'umwuka. Imana yatsinze Satani. Ikintu kimwe iza nibaza, ikintu kimwe kikanyobera, ni gute umuntu watsinzwe, tuzi ko yatsinzwe neza, buri mukristo wese azi 100% ko Satani yatsinzwe. None ni gute Satani agutsinda yaratsinzwe? Ni gute ufite ubwo watsinzwe, tuvuga ngo ni Satani, ni Satani ni wewe, ni amahitamo yawe. Satani waramwemere, Satani yaratsinzwe. So tureba ngo Satani yaratsinzwe, ngo ntimugire ubwoba, abamukorera barushwa n'ubusa. Abantu bose na Satani abizi ko yatsinzwe. Satani arabizi ko yatsinzwe, abarozi baratsinzwe, n'imyuka mibi yaratsinzwe. Ariko kuki Satani yatsinzwe, ariko mukaba muroga mu bundi buryo? Uyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora iby'uburozi. Umuntu uyoborwa n'umwuka yera imbuto z'umwuka. Umuntu uyoborwa n'umwuka agira ingeso nziza, abana n'abandi neza, anezeza Imana. Mureke ijambo ry'Imana riducure, kandi twe kwitwara uko tutari, twe kwifata uko tutari. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimwifate uko mutari. Turabe Imana, dufite umwuka w'Imana. Ndabwira abakristo twaguzwe igiciro cyinshi, turi insengero z'umwuka wera,
kuki twaba ibikoresho by'umwanzi? Kuki twakoreramo twaba inkodeshanyo z'umwanzi kandi Imana twarahindutse ubuturo bw'Imana? Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Icyo mbifuriza rero ni uko iri jambo ribahugura rikabakosora, rikababwira ko Yesu twizeye wabambwe akazuka, turabe tugomba kugira ingeso nk'izi, tugomba gukurikira Yesu, tugomba tukaba mu kuri. Ibyo twamubonanye, ibyo twamwumvanye, ibyo twize muri Yesu akaba ari byo bituranga, bigatuma n'isi itwigiraho. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ijambo ry'Imana rituganze.